ry'amarira ndashaka kura ukubwiza bwawe nkatura heza waneguriye aho amarira zagira iherezo ndambiwe iy'isi cumbi ry'amarira ndashaka kura ukubwiza bwawe nkatura heza waneguriye aho amarira zagira iherezo wagobotowe ingoma y'umwanzi satarina aragufiteho aduteza ibyago ndetse n'urupfu ariko Yesu yarutsinze iteka wagobotowe ingoma y'umwanzi satarina aragufiteho aduteza ibyago ndetse n'urupfu ariko Yesu yarutsinze iteka abafite guhamya nk'ukwa Yesu baba bariho n'abasinziriye vuba aha tuzumva Imana ivuze nta bituro bizongera kubaho abafite guhamya nk'ukwa Yesu baba bariho n'abasinziriye vuba aha tuzumva Imana ivuze nta bituro bizongera kubaho wagobotowe ingoma y'umwanzi satarina aragufiteho aduteza ibyago ndetse n'urupfu ariko Yesu yarutsinze iteka wagobotowe ingoma y'umwanzi satarina aragufiteho aduteza ibyago ndetse n'urupfu ariko Yesu yarutsinze iteka n'urupfu rujya rutera ubwoba burya na Yesu arutera ubwoba kuko atigeza era mu gituro mu bubasha bwe ntawe uzaheramo nubwo urupfu rujya rutera ubwoba burya na Yesu arutera ubwoba kuko atigeza era mu gituro mu bubasha bwe ntawe uzaheramo wagobotowe ingoma y'umwanzi satarina aragufiteho aduteza ibyago ndetse n'urupfu ariko Yesu yarutsinze iteka wagobotowe ingoma y'umwanzi satarina aragufiteho aduteza ibyago ndetse n'urupfu ariko Yesu yarutsinze iteka ariko Yesu yarutsinze iteka ariko Yesu yarutsinze iteka bavandimwe inshuti nkunda amahoro y'Imana abane namwe ese mwaba munyumva Amen. Mwami Yesu ashimwe iteka ryose Amen. nejejwe rero n'aka kanya Mwami Imana aduhaye ngo dushobore kwiga ibyanditswe byera ashimwe iteka ryose ese mwaba munyitegereza neza ku bashobora kureba Yego. Yego. Mukoze cyane nkuko korari ijwi rirenga imaze kubitugaragariza umuyobozi wa gahunda nawe yamaze kugira ibyo atuyoboraho abigisha kuva mu gitondo uko bakomeje kugenda babyigisha iyi si yacu iri mu marembera kandi amarembera turi kwerekezaho amaso ntabwo atworoheye biradusaba kuba maso cyane ku mpamvu nyinshi impamvu ya mbere inyigisho z'ibinyoma
impamvu ya kabiri ugucogora no kunanirwa, impamvu ya gatatu isohora ry'ibyahanuwe, impamvu ya kane ubunyacyaha bwacu bwite, n'ibindi nk'ibyo byose birarushaho kugenda bitugaragariza ko dukwiriye kurushaho kuba maso cyane. Dufate Bibiliya zacu dusome mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 10, maze turebere hamwe umurongo wa 5, twusirize ku murongo wa 7, twumve icyo ijuru ryavuze aho hantu. Biranditswe ngo, marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka amanika ukuboko kwe kw'iburyo, agutunga mu ijuru, arahira ihoraho iteka ryose yari mu ijuru n'ibirimo, n'isi n'ibirimo, n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niwo ubwiru bw'ubwami bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Iyi mpanda ya 7 yatangiye kuvuzwa ryari rero? Kuko turi mu mpanda ya 7, kandi uyu marayika uvuzwa aha niwe Kristo Yesu, umuremyi n'umukiza wacu bwite. Impanda ya 7 yatangiye kuvuzwa uhereye mu cya 844 gukomeza kugeza igihe ubutumwa bwiza buzaba bwushije ikivi cyabwo mu butumwa bwa marayika wundi mu ijwi rirenga. Kandi ubu butumwa bwa marayika wundi mu ijwi rirenga ntabwo bisobanuye gufata indangururamajwi ukajya mu isoko mu buryo butagira gahunda, nta nubwo bisobanuye kujya mu mahuriro y'inzira mu buryo butateguwe kandi butateganijwe, ahubwo ni uburyo bwaringanijwe kandi buri ku murongo neza. Hari ingingo 7 rero nungutse ubwo nafataga umwanya muri iri somo kugira ngo nshobore kubisobanukirwa byimbitse, ngo nshobore kuzibasangiza namwe. Ingingo ya mbere mbona aha ni iyerekwa ry'umuhanuzi. Ibyo tumaze gusoma hasi ibitekerezo by'umuntu ku giti cye, ahubwo ni iyerekwa ry'umuhanuzi nyirizina. Ni iyerekwa ry'umuhanuzi nyirizina nk'uko turi kubibona aha. Ingingo ya 2 ni ubusobanuro bwa marayika uvuzwe hariya. Marayika uvuzwe hariya nk'uko tumaze kubyitegereza ni Yesu. Ni Yesu Kristo, kuko mu isezerano rya kera Yesu yiswe marayika w'Uwiteka, umugaba w'ingabo z'Uhoraho, n'andi mazina menshi nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 16 umurongo wa 7, igitabo cy'Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 11, igitabo cyo Kuva igice cya 3 ku murongo wa 2, ndetse n'igitabo cyo Kubara igice cya 22 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 35, hamwe n'Abacamanza igitabo cya 2, Abacamanza igice cya 2, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Iri somo ryo munyemerere ndisome kugira ngo ahari mushobore kuryumva neza. Handitswe ngo, hanyuma marayika w'Uwiteka ava i Gilugari ajya i Bokimu, arababwira ati nabavanye mu gihugu cya Egiputa mbazana mu gihugu nasezeranije basokuruza, nkababwira nti ni iki cyatumye mukora mutyo? Nanjye nicyo gituma mvuga nti sinzabirukana imbere yanyu, ahubwo bazababera nk'amahwa bahanda mu mbavu, kandi imana zabo zizababera umutego. Marayika w'Uwiteka amaze kubwira Abisirayeli ayo magambo yose, amaze kubwira Abisirayeli bose ayo magambo, abantu batera hejuru n'amajwi arenga bararira. Tumaze gusoma aya masomo aratugaragariza neza ko muri iri somo tubonye mu Byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7, umugabane wa 2 w'icyo nungutsemo, marayika w'Uwiteka uvuzwe hariya ni Kristo Yesu, umugaba w'ingabo z'Uwiteka, nk'uko n'andi mazina bigaragaza kandi abyumvikanisha mu cyerekezo cyayo.
ndetse niyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 3 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6, nawe atugaragariza neza ko uwo marayika w'Uwiteka wavuzwe hariya ari Kristo Yesu, umukiza n'umuremyi wacu, umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Icya 3 ni uko mwiyerekwa twabonye inyanja n'ubutaka, nk'uko twabibonye ngo mbona amanika ukuboko kwe kw'iburyo gutunga mu ijuru, arahiriye Uhoraho iteka ryose yari mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ati ntihazabaho igihe ukundi. Kuko twamaze kubibona ngo marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka. Marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Inyanja mu buhanuzi ni abantu benshi, ku butaka mu buhanuzi ni abantu bake. Ibyo dushobora kubisoma mu Byahishuwe igice cya 17 ku murongo wa 15, handitswe ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa marayika yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Niba rero inyanja ari abantu benshi, ubutaka ni abantu bake, nk'uko tumaze kubyitegereza aha. Niba rero tumaze kubibona mu mucyo mugari, tukabona ko inyanja ari abantu benshi, kandi tukabona ko ubutaka ari abantu bake, iri yerekwa ryerekeje ku bantu bose, nk'uko ibyanditswe muri ryo bivuga ngo ntihazabaho igihe ukundi. Iyo ni indahiro. Indahiro yirahiye iri kuboneka ku murongo wa 6, iravuga ngo arahiriye Uhoraho iteka ryose yari mu ijuru n'ibirimo n'isi n'ibirimo n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Mufate Bibiliya zanyu murebe neza, murahabona akanyuguti ka S ku ijambo ntihazabaho igihe ukundi. Muze kureba munsi y'umurongo murasanga handitswe ngo ntihazabaho igihe ukundi cyangwa ntibigitinze. Niyo mpamvu insanganyamatsiko yacu ivuga ngo ntibigitinze. Ntibigitinze ngo bigende bite? Ntibigitinze ngo Yesu agaruke. Ntibigitinze iyi si igashyirwaho iherezo. Ntibigitinze ngo umurimo uzagera igihe runaka urangire. Ntibigitinze ngo ubuzima bwanjye bugire iherezo, kuko nabwo bwabwo ntabwo bwabereyeho kutagira iherezo. Ntibigitinze nacyo cyatumye Kristo Yesu abwira Yuda ati icyo ukora gikore vuba. Ntibigitinze. Nanjye ndababwira nti ntibigitinze. Iyi ni indahiro yerekana ikivuzwe kidahinduka kandi kidahinyurwa kandi kitazafata igihe kirekire, ahubwo ibyanditswe muri yo biravuga ngo ntibigitinze. Ni indahiro yerekana ko ikivuzwe kidahinduka nk'uko nawe ubwe adahinduka, kandi ikivuzwe kikaba kitari icya kera cyane, kuko cyavugiwe igihe runaka kigasorezwa mu gihe runaka. Icya 5 nize muri isomo ryo mu Byahishuwe igice cya 10 uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6, nuko umugambi w'ubutumwa bw'uwo marayika, cyangwa se umutima w'ubutumwa bw'uwo marayika, intego y'ubutumwa bwa marayika, intego y'ubutumwa bwa Kristo Yesu ni ukuburira abantu ati ntihazabaho igihe ukundi. Ibi kandi bikaba ugukomera kw'indahiro ye, bikaba n'umuburo w'ahazaza ku bana b'Imana b'ibihe byose, akabamenyesha neza ko igihe kitazabaho igihe ukundi. Mu yandi magambo, twibukiranye neza ko ku murongo wa 7 watuwe neza uvugwa ngo ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata za Elizo bahanuzi. Niba rero hatazabaho igihe ukundi bitagitinze, ahubwo mu ijwi rya marayika wa 7 ariko ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, birakwiriye ko dutekereza mu ijwi rya marayika wa 7 iyo mpanda. Marayika wa 7 uzatangira kuvuza impanda azatangira ryari? Azatangirana nande? Azakoresha imbaraga ki? Ese ni bande bazitabira ubwo butumwa? Ese batazabwitabira bizaba bimeze biti? Hazaba ari mu gihe kimeze giti? None ibibazo twamara kubyibaza tugatekereza ngo kuki yakoresheje iyi mvugo ngo ntibigitinze. None ntibigitinze tuzaba twifashe dute muri uwo mugambi w'ubwo butumwa bwa marayika
wa 7. Icyo nitukibonera umwanya tuzagisesengura mu mucyo mugari. Icya 6 nakurikiranye muri iri somo nuko ubwaryo ritubwira gusohora kubwira ubwami bw'Imana. Icyo ni icya 6, gusohora kubwira ubwami bw'Imana. Ni igihe cyo kuzera ko ibyahanuwe, ni igihe cy'ijwi rirenga n'irangira ry'umurimo cyangwa irangira ry'igihe cy'imbabazi no kugaruka kwa Yesu. Ibyo bizaba ryari? Ni mu ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda. Iri jwi ryumvikanye ryari? Ni uguhera mu cya 844 nyuma y'ivuka rya Kristo, mu musozo w'imyaka 2300, biboneka muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, aho ubutumwa bwatangiranye n'igika cya 2 cy'itorero ry'Imana. Tubona muri Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 12, mu iherezo ry'indi myaka ikubiye muri iriya myaka 2300, imyaka 1335, byanditswe ngo ku murongo wa 11, byanditswe ngo uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Iyi minsi 1335 rero yatangiye mu mwaka wa 508 isoza mu 1844, ahatangijwe igika cy'abategereje aribo Adventiste y'umunsi wa 7, hazamo umunsi wa 7 uzanwemo n'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Ubutumwa bwa marayika wa mbere tubona mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 n'uwa 7, aho tuburirwa kandi tukabwirwa kuramya iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibyo kandi ikaba yarabikoze mu minsi 6, uwa 7 ikaruhuka. Kuko iryo tegeko ryari ryaramaze gukandagiranwa no gukandagirwa, ryazanwemo n'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Kandi uyu munsi wa none tukaba duhamagarirwa kubaha Imana no kuyiramya nk'uko muri Katanga ka mbere byari biri, tukagaruka ku isabato yo mwirema twumvira Imana. Ubu rero turi ku musozo w'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda. Kandi uyu musozo tukaba tutazi umunota, isaha n'umunsi uwo musozo bizaberaho, ndetse n'umwaka precisement. Ntabwo turavuga ngo umwaka uyu n'uyu niwo mwaka uyu marayika wa 7 uri kuvuza iyi mpanda ya 7 nibwo azasoza kuvuza iyo mpanda. Ntabwo uwo mwaka turawuvuga kuko tutawuhishuriwe hano, ntabwo uwo munsi turawuvuga kuko tutawuhishuriwe muri ibi byanditswe n'isaha. Nyamara ibimenyetso by'ubwabyo biri kwerekana neza ko turi ku iherezo ry'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza iyo mpanda. Icya 7 nigiye muri iri somo rero nabohererejwe ubutumwa kandi bagomba kububwira abandi. None aba ni bande? Ni imbata z'Imana, ni abayinambyeho, ni abayiyeguriye, ni abagaragu bayo, ni abantu bayo, ni itorero ryasigaye, ni ubwoko bw'Imana bwasigaye, bahamagariwe guhinduka umucyo, bahamagariwe kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, bahamagariwe kubimenyekanisha nk'uko byanditswe mu gitabo Inama zigirwa itorero, igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 98, ko Imana yahamagaye Abadventiste y'umunsi wa 7 kugira ngo bashobore kwamamaza ubutumwa bwiza mu moko yose, mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, ndetse natinyuka kuvuga ngo no mu madini yose, kuko bose bahamagariwe kumenya ubutumwa bw'abamarayika 3. Nshuti mukundwa, kuva kera ubuhanuzi bwahoze mu byo Imana yifashisha ikangura abatuye isi kugira ngo bamenye aho igihe kigeze, banoze umubano hagati yabo nayo. Hari ubuhanuzi busohora bisabye ko abo bwohererejwe bagira icyo babukoraho kugira ngo busohore. Ubwo buhanuzi umugabane munini bwagiye bwitwa ikigombero. Hari n'ubuhanuzi busohora uko byamera kose
wagira icyo ukora utagira icyo ukora, ubwo buhanuzi bugasohora. Ubwo buhanuzi ntabwo bwiswe ikigombero, kuko byanze bikunze buzasohora. Twabwiriza ubutumwa tutabubwiriza, twakwitanga tutakwitanga, Kristo azagaruka. Byange bikunde azagaruka. Ubwo buhanuzi rero ntabwo ari ikigombero. Nyamara ubuhanuzi bw'ikigombero bwari burimo ubwari bwarasezeraniye Isirayeli ko bagombaga kuba mu isi nshya. Igihe bari bamaze kugera i Kanani, umwana muri bo azapfa amaze imyaka 100, ko ntawe uzahinga umuzabibu ngo undi awurye, ko ntawe uzubaka inzu ngo undi ayijyemo. Nyamara ibyo siko byagenze, kuko bwabaye ubuhanuzi bw'ikigombero. Ariko ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu bwo ntabwo ari ubuhanuzi buzagombekwa, twagira icyo tubikoraho tutagira icyo tubikoraho, kugaruka ko azagaruka. Mu gihe rero cy'intumwa, mu gihe cya Yesu niko byari bimeze, no mu gihe cy'intumwa ze niko byari bimeze, kuko bo ubwabo n'ubwuzu bwinshi cyane bihutiye kwereka shebuja ibyiratwa by'ubwami bw'isi, ibyiratwa by'itorero ryabo uko baramyaga. Ariko cyane cyane icyo nerekezaho amaso mu rusengero rw'i Yerusalemu, bamwereka uko ishyanga rimeze, imyubakire y'urwo rusengero rudasanzwe, bamwereka uburyo rwubatswe rwitondewe mu gihe kirenze imyaka 40, nk'uko abahanga mu bya Bibiliya babisesengura. Bamaze kumwereka byinshi, umenye rero zo mu itangiriro agira icyo bivuga. Arababwira ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ibyo byanditswe muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 2, aho yabasesenguriye neza iby'ubwo buhanuzi. Muri ako kayubi rero ndetse no muri ako kanya ntibiyumvishije ibigomba kuba, ahubwo bo ubwabo babitekereje cyane bikomeye, kuko batatekereje uko byakorwa bakurikije imvugo ya Yesu, dore ko yari imaze no gukangura intekerezo zabo, maze bose batera kubyibaza. Nk'uko bamwe muri turi kwibaza byinshi kuri kutubaho muri iyi minsi y'imperuka. Ubu turi kwibaza, ni iki kirakurikira ibiri kutubaho uyu munsi wa none? Ese nyuma yaho bizagenda bite? Hazakurikira wiki? Ni iki kirakurikira kuri aya matsinda ari kugenda asohoka ajya hanze avuga ko umurimo warangiye? Ariko se koko umurimo wararangiye? Ni iki kirakurikiraho kuri aya matsinda ari kugenda avuga ngo COVID-19 ni uburyo Imana yateguye bwo gusohora kw'ibyago 7? None se koko cyago cya kangahe? Ni iki kirakurikiraho kuri ibi byose turi kwibaza? Kuri uku kuba tutari gushobora guteranira hamwe mu nsengero, kandi hari inyigisho nyinshi z'uruvangitirane ziri kuza, no kuzihinyuza no kuzivuguruza bikaza bigoranye. Ni iki kirakurikiraho? Ni iki kirakurikira? Gukobana, ubukobanyi bwa bene data twahoranye, twasenganye, twahoze twizera kimwe, twahoze twigana. Ni iki kirakurikira ibyo? Nkuko turi kubisoma muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 3. Matayo 24 ku murongo wa 3. Maze abigishwa baza aho Yesu ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Babumbiye hamwe ibibazo byose bibaza mu ngingo 3, bazibaza Kristo Yesu nk'utaragombaga kubura igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose bamubajije, kandi nk'umenyera iherezo mu itangiriro. Bamubaza ibyo bibazo. Icya mbere bamubajije iby'isenywa ry'urusengero rw'i Yerusalemu. Icya kabiri bamubaza iby'ibimenyetso by'imperuka y'isi. Icya gatatu bamubaza n'iby'ikimenyetso cyo kuza kwe. Ibibazo rero ko ari bitatu natwe biratureba. Nta bamubarije ku karubanda, bamubarije aho biherereye, aho bari biherereye. Iyo ubuhanuzi rero bwasohoye buba ari ibyaduka. Muvandimwe, ubutarasohora bwitwa ubuhanuzi bw'ibizaba. Ubwasohoye kera bwitwa amateka y'ibyahanuwe kera. Ubu buhanuzi Kristo yabwiye intumwa ze rero bukubiye muri iyo migabane uko ari 3, ariyo amateka, ibyaduka n'ibizaba.
cyangwa se ubuhanuzi bw'ibyabaye, ubuhanuzi bw'ibiri kuba ndetse n'ubuhanuzi bw'ibizaba. Kandi natwe biracyari ngombwa ko tubyibazaho, biracyari ngombwa ko tubyiga, biracyari ngombwa ko tubitekerezaho, biracyari ngombwa kuko haracyarimo ubuhanuzi buvuga ku minsi y'imperuka n'ibizaba. Umva nawe, mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'icyongereza ku rupapuro rwa 594 haranditswe ngo, bityo rero binyuze mu buhanuzi twahishuriwe neza hazaza nk'uko byagendekeye abigishwa ku bw'amagambo ya Kristo. Twahishuriwe neza ahazaza binyuriye mu buhanuzi, ahazaza twarahishuriwe. Ibyaduka bigendanye n'iherezo ry'igihe cy'imbabazi ndetse n'umurimo wo kwitegura igihe cy'amakuba twabigaragarijwe neza mu byanditswe byera. Nyamara abantu benshi nta bumenyi bafite bw'ibirebana n'uko kuri gukomeye. Iki rero kikaba aricyo kibazo gikomeye cyane. Haba duhuriye ku murongo ngira ngo dutekerezeho kandi tubyibazeho kugira ngo ahari dushobore kumenya ibizakurikiraho, nuko bizakurikiraho dushobore kujya mu murongo umwe. Nibyo byashobora kudufasha kandi bikaduha icyerekezo kizima. Umva nawe kandi nawe bitega amatwi ubyumve neza. Iyo dusomye igitabo cyanditswe na Amosi, iyo dusomye ibyanditswe mu gitabo cya Amosi mu gice cya 3 ku murongo wa 7 haranditswe ngo, nuko Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. None ibyo bihishwe Uwiteka agomba guhishura ni ibihe kugira ngo dushobore gusobanukirwa ibihishwe bye kandi tutagwa mu mwijima wo kutamenya neza ibiri kuba? Byumve neza kuko tubisoma mu gitabo cyanditswe na Hoseya igice cya 14 ku murongo wa 10 niho handitswe ngo, uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Niba rero ibyanditswe byera bivuga muri Hoseya igice cya 14 ku murongo wa 10 cyangwa 9 bitewe n'ingeri ya Bibiliya ukoresha, bikatumenyesha neza ko uzi ubwenge ari uzitegereza ibyo, kandi uwitonda wese akaba ari uzabimenya. Ntabwo bisigariye rubanda rwose nk'uko intumwa arizo zamenye ibyo Kristo yasobanuye ati nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, kandi zigasigara zifite amatsiko akomeye cyane y'ibigomba gukurikira iby'iryo senywa rya Yerusalemu, dore ko yaramaze kubibabwira ko harimo ikimenyetso cyo kugaruka kwe, cyo kuza kwe, harimo n'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka byatumye bagira amatsiko, bakenera kumenya inyuma ya buri kimwe cyose mu byo Kristo yavuze. Ari nacyo natwe tugomba kugira amatsiko akomeye cyane, tukamenya impamvu y'ibiri kutubaho, niba koko bifitanye isano n'isohora ry'ubuhanuzi, kandi tukamenya uko tugomba kubyitwaramo kugira ngo dushobore kubisobanukirwa byimbitse. Ibi kandi ushobora kuza kubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 10 ahagaragaza neza amagambo ngo, benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya. Muri ba banyabibi, muri ba babi, muri ba bandi batitaye ku gukomeza gucukumbura ndetse no gusoma, babihuza n'ibyahishuwe n'ibyahanuwe, babihuza nuko amahame na gahunda by'iri torero rikomeje umurongo, kuko nyiraryo yavuze ko ritazagwa. Ibyanditswe ku mugabane uheruka w'uwo murongo biravuga ngo, ariko abanyabwenge bazayamenya. Mu gihe abandi batazabimenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Icyo nari mvuze rero reka ngishimangire kandi ngikomeje nk'uko byanditswe muri Matayo igice cya 16, kuko nari mvuze ngo nk'uko bijyanye n'amahame y'iri torero, kandi ukugwa kwaryo kugaragarira, ukugwa kw'itorero iryo ari ryo ryose kugaragarira mu mahame,
no kugaragara neza kw'itorero kugaragarira mu mahame, nk'uko ibyanditswe muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18 bibivuga neza ko n'amarembo y'ikuzimu atazarishobora. Amarembo y'ikuzimu nayo ubwayo atazashobora iri torero. Nshuti mukundwa, ibi mbihamya neza, mbihagararaho neza iyo mbisomye mu gitabo ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2, Ingeri yasohotse mu mwaka wa 2011. Ingeri yasohotse mu mwaka wa 2011, igitabo cya 2 cy'ubutumwa bwatoranijwe ku rupapuro rwa 318 handitswe ngo dukwiriye kwibuka ko nubwo itorero ryaba irinyantege nke ndetse rikaba ridatunganye, nicyo kintu cyonyine ku isi Kristo hanzeho ijisho rye, ahora ryitayeho kandi akarikomeresha mwuka we wera. Imana ihabwa icyubahiro. Maze ku paji ya 319 akandikwa ngo nahawe amabwiriza yo kubwira abadventiste umunsi wa 7 ku isi yose ko nk'ishyanga Imana yaduhamagariye kuyibera ubutunzi bwihariye. Yateguye ku itorero ryayo ku isi rizashikama ritunganye mu mwuka n'inama z'Uhoraho Nyiringabo kugeza ku mperuka y'ibihe. Aha rero iyo habonetse utanze ubusobanuro bugaragaza neza ko hari igihe iri torero ryagwa, hari igihe ryasimburwa nk'uko abayuda byabagendekeye, ibyo natinyuka kuvuga nti ni ubumenyi buke muri Bibiliya, kuko Bibiliya ntitubwira Bibiliya ntitubwira ko hari igika kizasimbura iki. Bibiliya nta na rimwe idusobanurira neza ko hari uburyo iri torero rizasimburwamo. Umwuka w'abahanuzi ntutumenyesha neza ko hari uburyo iri torero rizasimburwamo. Iyo habonetse rero wigisha agaragaza neza ko iki gika kizasimburwa, natinyuka kuvuga nti ni ubumenyi buke muri Bibiliya no mu mwuka w'abahanuzi, kuko byanditswe ngo yateguye ko iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ku isi rizashikama ritunganye mu mwuka n'inama z'Uhoraho Nyiringabo kugeza ku mperuka y'ibihe. Ntabwo rero turagera ku mperuka y'ibihe ngo abera bazamurwe abasigaye barurwe, ntabwo ibyo biragerwaho. Niba ari ku mperuka y'ibihe rero nta mpamvu yadutera yatuma dushidikanya ko iri torero rizasimburwa. Hepfo biranditswe ngo nta kintu kuri iyi si Imana ikunda cyane nk'iri torero. Muvandimwe nshuti nkunda, nyemerera nsome aya magambo nayo ubwayo kuko ntashobora kuyirengagiza. Paje 313 y'iki gitabo ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 haranditswe ku magambo y'umukara cyane avuga ngo ntidukwiriye kugira ubwoba. Haranditswe ngo ntidukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko umurimo utazagera ku ntsinzi. Aya magambo muyumvire ku murongo wayo. Ntidukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko uyu murimo utazagera ku ntsinzi. Imana niyo iyoboye umurimo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Niba hari ingingo zikeneye gutunganywa ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo, muri general conference, muri union, muri field cyangwa se fields zitandukanye, Imana izahashyira ubufasha kandi igira ikikora ngo gikosorwe kandi ikosora amafuti yose. Ni mucyo twizere ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro kenshi butwaye ubwoko bw'Imana bukabugeza ku mwaro mu mahoro. Niba rero tuzagera ku mwaro mu mahoro, nta na rimwe habaho gushidikanya, keretse habaye hari inyandiko yasimburiye ikagaragaza neza bigaragara ngo byarahanuwe, biranditswe ngo hari igihe iri torero rizagwa rigasimburwa n'agatsiko karisohotsemo. Ayo magambo aramutse ahari twashobora kuyasoma tukayagenzura tukayumva neza, kuko byanditswe muri iki gitabo ku rupapuro rwa 55 paje ya 55 handitswe ngo ndaburira itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ngo mwitondere uburyo mwakira buri nyigisho yose nshya n'abantu bavuga ko bafite umucyo mushya ukomeye. Umurimo wabo usa n'uwo kuregana
ndetse no gusenya. Nongeye kuvuga nti Uwiteka ntiyigeze avugira mu ntumwa iyo ari yo yose yita itorero Babuloni ryumvira amategeko y'Imana. Iri torero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi si Babuloni, ntirigomba gucikamo uduce twigenga, nta reme na rike riri muri ibi bintu, kandi nta gihamya na gito kiriho kivuga ko ibintu nk'ibi bizabaho. Niba rero nta n'igihamya kigaragaza neza ko bizabaho, reka tugaruke muri ubu buhanuzi butumenyesha neza ibyo kugaruka kwa Kristo, bidukangure. Umumaro wabyo ni ukudukangura, kudushishikaza, kudufasha gushikama mu birindiro byacu no kudufasha guhagarara mu mfatiro ziri gusenywa na bene data twahoranye, ndetse no kudufasha kongera gusubizaho imfatiro zariho kera kugira ngo duhagarare neza nk'ubwoko bw'Imana. Ariko buri umwe ku giti cye yisuzuma, yibaza ati nzasangwa nte? Nzasangwa ndi kuwuhe murongo? Nzasangwa mpagaze nte? Ese umwami Yesu azasanga mpagaze neza mu byiringiro, ntumbagira ikirere, musanganirire mu bicu, mfatanije n'ubundi bwoko bw'Imana buzaba buturutse mu birere bine by'isi? Icyo ni cyo umuntu agomba kwibaza mu buryo bukomeye. Mu bimenyetso rero 20 birenga 27 biri kuboneka muri Matayo igice cya 24, Kristo yasobanuriye abigishwa be, yasobanuriye intumwa ze, hari harimo n'ikimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu nk'uko twamaze kubibona, kandi nk'uko turi kubisoma ku murongo wa 15, ikimenyetso nashyize ku mubare wa 16, ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Ibi byari byaramaze kuvugwa neza, kandi byasobanuraga iby'ingabo z'Abaroma zagombaga kugota Yerusalemu, uko tubisoma muri Matayo, muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 20, kandi kikaba ikimenyetso cyagombaga gutuma abigishwa ba Kristo cyangwa intumwa ze basohoka muri Yerusalemu bagahunga, nk'uko yari yarabahaye amabwiriza n'amategeko byo guhunga, naho bagombaga guhungira ariho mu misozi, kandi bakaba bagombaga guhungira i Samariya n'ahandi nk'aho babonye ubuhungiro, nk'uko tubisoma mu gitabo Intambara Ikomeye ko bahungiye ku musozi wa Pera. Twebwe rero ntabwo turahunga tuva mu itorero, ahubwo turahungira muri Kristo Yesu. Umwami Yesu ashimwe iteka ryose. Ntabwo turi buhunga tuva mu itorero, ntabwo turi buhunga tuva mu mahame, ntabwo turi buhunga tuva muri gahunda z'itorero, turi buhunga tuva mu cyaha tujya muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu, kugira ngo ubwazarekanwa ku bicu tutazatungurwa, ahubwo tuzamusanganire twishimye. Icya kabiri, tugomba kugira amatsiko akomeye cyane no kumenya ibiri kuba kuri uyu mubumbe, kugira ngo dushobore gusobanukirwa niba bifitanye isano no kugaruka kwa Yesu. Ndatanga urundi rugero kugira ngo dushobore kubyumva neza mu nsanganyamatsiko dufite ivuga ngo ntibigitinze. Ndatanga urugero mu byanditswe mu gitabo cyo Kuva, tuhahurire mu gitabo cyo Kuva igice cya 3. Igitabo cyo Kuva igice cya 3. Rambura Bibiliya yawe, abariho duhurira, tugenzura urugero turuhuze n'ibiri kutubaho, nibura dushobore kumenya isano byaba bifitanye, biduha amakuru ahagije yatuma turushaho kwitegura ubwami bw'Imana. Byanditswe ku murongo wa 3 ngo Mose aribwira ati reka ntambike ndebe ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Ntambikishwe no kureba iri shyano riguye. Byari bimeze biterero mbere gato yo kuva mu Egiputa kwa Bisirayeli, Mose ari Midiyani yabonye ibidasanzwe. Cyari igihuru cyaka kidashya. Yitwaye ate akimara kubibona? Yitwaye ate akimara kwitegereza ibyo bidasanzwe? Ibyanditswe biratubwira ngo atambikishwa no kureba ibibaye. None se wowe uratambikishwa n'iki? Ni iki ufitiye amatsiko? Amatsiko yawe yerekeje mu kihe cyerekezo? Ntabwo mbizi, ntabwo mbisobanukiwe, ariko ubaye ubisobanukiwe byimbitse, ntekereza ko amatsiko yawe yakwerekeza mu kugaruka k'umwami Yesu. Amatsiko yawe yakwerekeza ku biri kutubaho, kugira ngo ushobore kumenya isano byaba bifitanye n'ibyanditswe.
reka dusome dutangiriye ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 3 ahari wenda dushobore kugira ibyo tuhamenya. Byanditswe ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani, aturikiriza umukumbi nyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana Horebu, ku musozi w'Imana witwa Horebu, ajya ku musozi w'Imana. Aya magambo sinzi kuri kuyumva, ndifuza kuyumva mu murongo wayo. Ajya ku musozi w'Imana. Ku murongo wa 2 haranditswe ngo marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiri hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nk'icyakongoka, ariko ari ku musozi w'Imana. abona igihuru cyaka kidashya, abonamo umuriro, agira amatsiko. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe ishyano riguye. Aribwira ati reka ntambike ndebe ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Umurongo wa 4, Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti Karame. Aritaba ati Karame. Iki kintu sinzi niba mucyumvise neza. Niba mucyumviye ku murongo wacyo rero, mucyumviye ku murongo wacyo ukaba ucyumvise neza. Mose yagize amatsiko, ari ku musozi, ajya kureba. Imana iramubona, igira ikimuhishurira kuko yari imaze kumubona. Sinzi niba utambikishwa no kujya kubireba, ariko niba udatambikishwa no kujya kubireba ntabwo nzi iyo waba uri kwerekeza. Ku murongo wa 5 haranditswe ngo iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so. Mubwire ko ntakuza umamagara. Ndi Imana ya so, wikwegera hano. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isaka, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwa iteka ryose. Nshuti mukundwa, iri somo ndisesengura narikuyemo ibintu 7 bikomeye cyane. Icya mbere, Mose ajya ku musozi w'Imana. Byari akamenyero ka Mose kujya ku musozi w'Imana. Sinzi wowe urajya he? Aho uri kwerekeza ntabwo mpazi. Urajya ku musozi cyangwa urajya ku misozi? Ahantu humve neza. Urajya ku musozi cyangwa urajya ku misozi? Aho uri kwerekeza ntabwo mpazi. Urajya ku musozi cyangwa urajya ku misozi? Ibyanditswe byera bitubwira neza ko Mose yagiye ku musozi. None iyo dusomye ibyanditswe ku musozi ni hehe? Iyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 2 ku murongo wa 3 haranditswe ngo amahanga menshi. Duhure mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice ni icya 2 umurongo ni wa 3 haranditswe ngo amahanga menshi. Ariko reka mbanze mpere nibura wenda ku murongo wa 2 handitswe ngo Yesaya igice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3 handitswe ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo, kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Iyi Bibiliya itubwira amasomo menshi atugaragariza neza ko iyo ivuze ku musozi mu buhanuzi umugabane munini haba havuzwe ku rusengero. Nta handi bizava ni mu itorero ry'Imana nzima. Ijambo ry'Uwiteka ntiryagombaga kuboneka mu ngoro
z'ibigirwamana bitandukanye by'icyo gihe n'uyu munsi wa none ntirishobora kuzaturuka mu nsengero z'amadini asuzugura Imana, asuzugura amategeko yayo, yica amahame na rimwe mu mahame yayo. Mubyumve neza, ntabwo ijambo ry'Uwiteka ryagombaga kuboneka mu ngoro ya Dagoni, ntabwo ryagombaga kuboneka mu ngoro y'Abari, ntiryagombaga kuboneka mu ngoro ya Ashera, Ashitaroti na Shiva, ntabwo ijambo ry'Uwiteka ryagombaga kuboneka mu ngoro ya Berizebuli n'ahandi nk'aho henshi, dore ko hari hagwiriye. Aha muri uyu musozi hagereranya mu rusengero rw'itorero ry'Imana nzima, si mu bihuru, nta nubwo ari mu mashyamba, nta nubwo ari mu bihanamanga, ni ku rusengero rw'itorero ry'Imana nzima. Ntabwo ari ku nsengero zitandukanije imyizereze y'amadini atandukanye ariho muri iki gihe cyacu, ni ku itorero ry'Imana nzima. Mubyumve neza nshuti mukundwa. Icya kabiri nakuye muri iri somo riturangira uburyo dushobora gusobanukirwa neza aho ibi bihuriye n'isora ry'ubuhanuzi, nuko Mose yahagurukiye kureba abona igihuru cyaka kidakongoka. Muvandimwe nshuti nkunda, sinzi, ntabwo mbizi wowe duhuriye kuri uyu murongo, sinzi icyo uri kubona mu byaduka biri kuba kuri uyu mubumbe, ntabwo mbizi, ndetse n'umuvumba bifite. Ni iki ubona mu ihindagurika ry'ibihe, climate change? Ni iki ubona mu bwiyongere bw'abaturage ku isi? Ni iki uri kubona mu gushegera kwemerwa byemewe n'amategeko ku bana ko bahuje igitsina, amadini atandukanye akaba yaratangiye ndetse no kubasezeranya? Ni iki? Sinzi icyo uri kubona, sinzi niba hari icyo uri kubona muri COVID-19 n'ubukana ifite bumeze nk'ubw'ibirimi by'umuriro ukongora. Muvandimwe nshuti nkunda, igihuru ntabwo gikongoka. Impamvu igihuru kidakongoka, ariko mubanze mubyumve neza, mu kwezi kwa mbere twumva aya makuru atambuka cicikana ku isi hirya no hino ku isi. Mu kwezi kwa gatatu bishika inaha iwacu mu Rwanda, hari ku munsi wa 14 niho byatangajwe. Ubukana byari bifite, ubwoba byari bifite, impungenge byari bifite biteye. Ntabwo numvaga ko twashobora kugeza amaginga ya tukiriho, numvaga ko bizagera amaginga ya isi yose yaramaze guhinduka umusaka. Ariko uyu munsi wa none turiho kubera iki? Hariho Imana. Igihuru ntigikongoka kuko hari mu Imana, mu gihuru hari mu Imana. Imana yari yerekanye mu gihuru. Iki nicyo nashakaga kumvikanisha. Sinzi ukuri kubyumva neza, byumve, banza ubyumvira ku murongo wo kubyumviraho. Mose yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, ari ku musozi kugira ngo ashobore guhabwa amategeko yanditswe ku bisate bibiri by'amabuye ayamanukana yashira abisirayeli. Eliya yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa kugira ngo ashobore guhura na Ahabu, kandi iyo nda yaramaze kubonera munsi y'igiti cy'umurotemu, niyo yamufashije kugira ngo ashobore guhangana n'ibyo bihe by'amage bitari bimworoheye. Byumve neza, mbere y'uko Kristo atangira umurimo we yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari mu butayu asenga kandi ageragezwa n'umwanzi. Nyamara natwe ejo bundi 2020 twagize lockdown y'iminsi 40 n'amajoro 40, umugabo, umugore n'umwana bari kumwe mu icumbi ryabo, bihana, batura, basubiza ibyibano kugira ngo bashobore kwikiranura n'Imana. Uwo niwo wari umugambi w'Imana. Sinzi niba ibyo byarakozwe hirya no hino, dore ko twari tumaze gusoza volume ziri kurenga 7 z'ububyutse, iminsi 70 irenga y'ububyutse turi mu cyumba cyo hejuru kugira ngo dushobore guhabwa Mwuka Wera, maze duhagurukane imbaraga mu ijwi rirenga tubwiriza ubutumwa, ariko tumaze guhabwa Mwuka Wera mu mvura y'itumba. Ntabwo nzi uko byatugendekeye, ntabwo nzi uko byakugendekeye, ntabwo nzi uburyo wabifashemo, ntabwo nzi uburyo ubihagararanyemo n'Imana. Uburyo ubihagararanyemo n'Imana ni wowe ubwawe ku giti cyawe, ariko ndakubwira ko ibyo bihe ubwo buryo bwatambutse. Muvandimwe nshuti nkunda, hari icya gatatu nize igihe nasomaga iri somo riri mu gitabo cyo Kuva igice cya 3. Mose aribwira ati reka ntambike ndebira ishyano riguye. Icyo ni icya gatatu nizemo. Iki nicyo cyagombye kudushishikaza cyane. Ibirimi by'umuriro
ubibonana ubukana, ariko iyo ubona ibiri muri uwo muriro bidakongoka, ntugire amatsiko yo kumenya impamvu yabyo, uba ufite ikibazo gikomeye cyane mu myumvire ndetse no mu kwizera. Mose yagize amatsiko yo kumenya impamvu igihugu cyaka kidashya. Nebukadinezari yagize amatsiko yo kumenya impamvu abafashwe n'ibirimi by'umuriro, abasirikare be bafashwe n'ibirimi by'umuriro wabishe, ariko abawujugunywemo bo ntibashye cyangwa ngo bakongorwe n'ubukana bw'uwo muriro wari ufite, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza ku 27. Intumwa zagiriye amatsiko amagambo shebuja yari azibwiye ku isenywa rya Yerusalemu. Kuki twebwe tutagira amatsiko? Kuki twebwe tudafite amatsiko yo kumenya impamvu z'imyigaragambyo hirya no hino ku isi n'imyivumbagatanyo iri hirya no hino kuri uyu mubumbe? Kuki tudafite amatsiko yo kumenya impamvu y'ibiza biri kwaduka kandi bikaduka umusubizo kuri uyu mubumbe wacu dutuyeho? Kuki tudafite amatsiko y'ibyaduka biri kwisukiranya muri iyi si kandi muri iyi minsi ya nyuma, aho n'inzego zibishinzwe kandi zishinzwe kubikumira zitari gushobora kubihosha? Kuki tutari kugira amatsiko? Ariko ubundi kuki tutari kugira amatsiko y'uko gusubira inyuma, gusubira inyuma kw'abizera benshi, gusubira inyuma kwa benshi gufite umuvumba uhanitse, gusubira inyuma kwa benshi gufite umuvumba uhanitse. Mu nyumva neza bana b'Imana duhuriye kuri uyu murongo, byarahanuwe ngo mu gitabo Urwibutso n'Integuza, munyemerere banze mpagere, mu gitabo Urwibutso n'Integuza rwo kuwa 5 z'ukwa 8 mu 1909, byarahanuwe kandi byaranditswe ngo neretswe 1/2 cy'abagize itorero kizagenda, bazasubira inyuma batakaze kwizera kwabo, bazagwa bakurikira inyigisho z'abadayimoni n'ibinyoma. Birasaba amasengesho menshi n'imbaraga idasanzwe mu bavuga ko bizera ukuri kw'iki gihe. Abuze ingoma y'Imana kwimikwa, abamarayika bo mu ijuru nabo bazishushanya mu bantu. Izo ngaga zombi uko zizahangana kugeza ku munsi w'iherezo ry'amateka y'isi. Nyamara ibyanditswe maze gusoma aha hantu bitugaragarije neza ko 1/2 cy'abagize itorero kizagwa. Kuki tudafite amatsiko yo kumenya impamvu bazagwa? Ese ubundi kuki tudafite amatsiko yo kumenya ni iki kizaba kibagushije, ni iki kizaba kibasubije inyuma? Kuki tudafite amatsiko yo kumenya impamvu z'iki cyorezo n'ubukana bwacyo bumeze nk'ubw'ibirimi by'umuriro kandi kidakongora abatuye isi bose nk'uko byatekerezwaga kicyaduka, kandi nk'uko witwa Sylvia Brown yabyanditse mu gitabo cye yise End of Days ku rupapuro rwa 313 agaragaza neza ko miliyoni 7.5 zizapfa. Twagombye kugira amatsiko y'imyanzuro iri gufatwa mu ihagarikwa ry'uwo muvumba w'ibi byose biri kutubaho. Imana ishimwe iteka ryose. Ntabwo turinzwe n'uburyo ubwo aribwo bwose twaba twarateguye, ahubwo turinzwe n'Imana isumba byose yivugiye mu byanditswe ngo iyaba atari Uwiteka urinze umudugudu, abarinzi babera amaso gusa. Iyo Mana ishimwe iteka ryose, iyo iturinze kandi yitubeshejeho, niyo idushoboza kwizera no gukomeza gushikama. Icya kane nize muri iri somo nuko Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba. Uwiteka abonye yuko Mose atambikishwa no kubireba. Umva inshuti, byanyigishije ko nta kimana isobwa. Ireba ibiri mu mitima yacu, ikamenya amatsiko ufitiye ibyanditswe n'ikiguteye ayo matsiko, niba ari ukujora cyangwa niba ari uguhamya, kugira ngo ushobore guhagarara neza mu buhamya bw'ibyanditswe byera. Ireba ubushake n'amatsiko ufitiye ahazaza hawe, ikaguhishurira impamvu z'umwaduko w'ibiriho kandi ikagushoboza gushikama muri byo udatembanwe n'umuraba n'umuvumba wabyo.
iyo ukeneye kuyoborwa nayo izakuyobora mu byanditswe byera nta kabuza, izayobora intambwe zawe, ntuzayoba. Nubwo tumaze gusoma neza mu rwibutso n'integuza ko 1/2 cy'abagize itorero kizagwa, kizagenda, si ugushidikanya kuko ibyano bigomba gusohora, ariko abana b'Imana bazashikama. Kandi ugomba kugira amatsiko, ni iki kizabatembana bariya? None jye kuki ntashobora gutembanwa nabyo? Ni iki kizankomereza kuri urwo rutare? Nk'uko ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bivuga ngo nzaguhisha mu busate bw'igitare. Ugomba gukomerera muri ubwo busate bw'igitare ukabubamo neza. Icya gatanu nigiye muri iri somo rero, Imana ubwayo iramuhamagara. Imana yahamagaye Mose, iramuhamagara, izaguhamagara, muzavugana, muzashyikiranira mu byanditswe byera, izaguhishurira icyinshi nyuma y'umwaduko biri kwaduka n'ibiri gusohora, kugira ngo ushobore guhagarara neza kandi uhagarariye ukuri mu minsi ya nyuma, aho abandi bagusiga wowe uhagarara ushikamye kandi ukomeye, kuko gukomera kwawe kuzagutera gukomeza abandi, nk'uko byanditswe ngo numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Icya gatandatu nigiye muri iri somo ni uko Imana yagize ikimubwira, iramubwira iti kwetura inkweto mu birenge byawe kuko wahagaze arahera. Nshuti muvandimwe, iri somo ndifatira umwanya, nari ndi kuri moto ndi kugenda ndi kumwe na mugenzi wanjye, turariganira turyimbikamo. Tumaze kuryimbikamo nsoza nicara nk'uko umwami Imana yaramaze kurimishurira, nandika ziriya ngingo zose. Umva ingingo ya 6 iravuga ngo iki gikorwa Mose yabwiwe ngo kwetura inkweto kuko wahagaze arahera ni igikorwa cyo kwezwa, kandi wamaze kuvuka ubwa kabiri. Byumve neza, kandi wamaze kuvuka ubwa kabiri niwe witwa umukristo. Umva neza iki byanditswe byera bibivugaho. Kugira ngo ushobore kwitwa umukristo, nuko ibyanditswe bivuga ngo umukristo ni umuntu wabyawe ubwa kabiri, unejejwe nuko yiyunze n'Imana, agakiranukira kuyikorera, akicishiriza bugufi kumvira Imana, nk'uko bihamywa n'ubwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 17. Icyo umukristo akoze cyose cyangwa icyo afatanije n'abandi, birimo n'amateraniro y'itorero ndetse birimo n'imirimo y'itorero n'amateraniro yaryo, cyerekana ubuhamya ko yabyawe ubwa kabiri koko, akaba afite ubugingo bushya muri Kristo, akigishisha abandi imbuto z'umwuka. Mbega amahirwe! Iki nicyo kwitwa umukristo bivuze. Ayo magambo muraza kuyasanga mu gitabo Indongozi y'itorero igice cya 8 kivuga ibikorwa n'iterambere n'ibiterane by'itorero, ku kagingo kavuga amateraniro yo gusenga, ku rupapuro rwa 86 basesengura icyo kuba umukristo ari cyo. Bityo rero kuba umukristo ni ukuba waravutse ubwa kabiri, ntabwo ari ukubyitwa cyangwa kubatizwa hariya, ni ukuba waravutse ubwa kabiri. Kandi niba ari igikorwa rero gikorwa na mwuka, gikurikirwa no kwezwa. Si ukwiyeza, ni ukwezwa n'Imana ubwayo. Ntawe uhagarara hera atejejwe n'Imana. Imana iramweza, iramuboneza, iramutunganya, ikamwambika gukiranuka kwa Kristo, ari wo mwambaro utwikira ibizinga by'ibyaha byacu, maze agahagarara imbere yayo ari umukiranutsi. Imana rero ubwayo izeza abantu bose bakeneye kwezwa nyakuri, kubw'amatsiko ayobowe na mwuka wera bafitiye ibyanditswe byera, kandi kubw'amatsiko bafitiye uwo murimo, bayobowe na mwuka, bakabiha umwanya, bakabigirira ubwuzu, bakabiganira, bakabisabira, bakabyingingira, bifuza gusa n'ahanditswe ngo nka bene ya Tora, abana b'inyandiko, abana b'abahanuzi, badatandukira amahame agenga ibyanditswe, batajya kure y'umurongo muzima Imana yashyizeho kandi yashyiriyeho itorero. Aba bazezwa, kandi kukwezwa kuzaba ukwezwa nyakuri. Icya 7 nigiye muri iri somo rero, nuko Imana ivugurura amasezerano yagiranye natwe. Igihe tugeze kuri uyu murongo, yavuguriye amasezerano yagiranye na Mose, yavuguriye amasezerano yagiranye na se na ba sekuruza, maze nawe imuha amasezerano nk'uko tubibona mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 ku murongo wa 6. Mose abona kuramya kuzuye kuko byanditswe ngo yipfuka mu maso. Imana iravugurura amasezerano dufitanye nayo, kandi izayavugurura tuyiramye nta makemwa. Nshuti muvandimwe, Imana ihabwa icyubahiro, tuyiramye nta makemwa,
kandi tuzayiramya mu buryo bwose bushoboka dufite umurongo muzima duhagazeho. Muvandimwe, kuramya kwawe kuzuye kuzaturuka ku kuvuka bwa kabiri ndetse no guhagarara neza nk'umurongo muzima itorero ryashyizeho, kandi uwo murongo ni aya mahame ari mu byanditswe byera. Twamaze kubona neza ko ritazagwa, twamaze kubona neza ko aricyo gikoresho Imana ikoresha nk'ubwato buri mu nyanja, kuko twabibonye ngo iri ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo w'ubwato butwaye ubwoko bwayo. Niba rero bugereranywa n'ubwato, reka turebe ubwato buri mu nyanja. Ubwato niba buba buri mu nyanja bugateraganwa n'umuraba, mo imbere harimo abantu. Sinzi niba muri mwe hari wigeze ajya mu bwato. Nigeze kubujyamo kuko nigeze gukorera akazi ka leta mu cyerekezo cya Kivu. Nigeze gukorera akazi ka leta cy'ikiyaga cya Ruhondo, aho hombi nahakoreye inshingano ndi mu kazi ka leta. Nigeze kujya mu bwato, nigeze kujya mu mazi, ariko iyo uri mu mazi mu bwato hari ibintu byinshi bivuka. Ese muri kunyumva? Murakoze cyane. Hari ibintu byinshi bivuka iyo umuraba utangiye gutera hejuru ubwato. Iyo utangiye gutera hejuru ubwato, hari ibibazo byinshi bivuka. Icya mbere, abantu batangira kugira ubwoba. Icya kabiri, hatangira kuboneka kuzungerera kuko nta kintu uri kureba imbere yawe. Icya gatatu, hatangira kuboneka iseseme. Icya kane, hatangira kuboneka kuruka. Icya gatanu, niba rero abantu bari kurukirana uko bicaye, hatangira kuboneka n'umunuko w'ibirutsi. Ubuhungiro bw'ubwato buri mu nyanja butereganwa n'umuraba ntabwo ari ukuva mu bwato ngo wijugunye mu mazi, ni ugushikama mu bwato. Bona nubwo ufite byinshi uri kuhahurira nabyo bitakumereye neza, ariko ushikama muri bwa bwato kugira ngo bushobore kugera ku mwaro, ushobore kubona amahoro. Muvandimwe nshuti nkunda, ku itariki ya 31 z'ukwa 12 2019 isi yose yagwiriwe n'ishyano ry'icyorezo cya COVID-19 cyayitunguye nk'uko Mose yatunguwe n'igihuru cyaka kidashya. Nyamara Imana yo ntiyatunguwe n'umuriro uri mu gihuru, kuko yo ubwayo yari izi neza impamvu zabo. Ntabwo rero yigeze itungurwa na COVID. Ibi bihe turimo byaguma mu rugo, ibi bihe turimo byaguma mu karere, ibi bihe turimo by'amage ntabwo Imana yatunguwe nabyo. Kandi kuko itatunguwe nabyo, nta mpamvu yo guhangayikishwa nabyo. Tugomba guhangayikishwa n'ubukristo bwacu bwite, kandi tugahangayikishwa nuko tutageze ku ntego z'umurimo w'Imana. Mose we yatambikishijwe no kujya kubireba ibibaye, abyibazaho byinshi. Iki ni igihe cyo kureba ibyaduka biri kuba aho bihuriye n'ibyahanuwe, tukamenya impamvu zabyo n'ikihishe inyuma yabyo. Kuko dusoma mu gitabo cyitwa Inyandiko za Elena yandikishije intoki, urwandiko rwa 4 ku rupapuro rw'163 yasohoye mu 1895, yanditse ngo twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Tugomba kwibaza ni iki kihishe inyuma y'ibi biri kutubaho, kandi twibuke neza ko Imana izabiduhishurira kandi ikabitubwira. Nk'uko twamaze kubibona, abarinzi nibarangurure maze batanga ubutumwa ariko kuri kwagenewe iki gihe. Twereke isi igihe turimo cy'amateka ya gihanuzi, tuyereke aho ibihe bigeze. Tushobora guhabwa agaciro ibizaba igihe utimenyereje guhuza ibyahanuwe n'ibyaduka. Ijambo ry'Imana riratubwira riti hazabaho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo bikatubwira ngo habayeho. Dukenera umwuka wera ubiduhishurira, akadufasha kubihuza, tukabikuramo amakuru y'ingenzi atumenyesha w'igihe kigeze, kugira ngo tutazazimirira mu mwijima abandi bazimiriyemo. Muvandimwe nshuti nkunda, rero nifuje guhimira aha. Ndabona hasigaye iminota 2 ku gihe nihaye, nubwo ntigeze menyeshwa igihe musoreza, ariko ku gihe nihaye kugira ngo mfunge na saa 6, nifuje guhimira aha kugira dushobore kumenya nk'uko Kristo yavuze ku isenwa ry'urusengero rw'i Yerusalemu
bigakangura intekerezo z'abigishwa be, bagatangira kubyibazaho byinshi. Niko natwe bitumereye ku biri kutubaho, ariko ibyo twibaza tubyibaze turi mu mahame, tubyibaze turi muri gahunda z'itorero, tubyibaze turi mu murimo, tubyibaze tudashidikanya ko iri torero hari igihe ryagwa. Ntabwo rizagwa, twamaze kubyitegereza. Dukomere, dushikame, nubwo hari byinshi biri kugenda bitujijisha mu mikorere ndetse na gahunda tukabura icyerekezo, ariko dukomere, dushikame. Imana ubwayo izakomeza kubana nubwo kwikorera gukiranutse, kandi izatugeza ku musozo amahoro. Muvandimwe, nyumva neza kandi unyumve muri aya magambo uko yanditswe neza, yatuwe neza. Aravuga ngo iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya kabiri, Ingeri, yasohotse 2011, mu mwaka wa 2011, paje 311, haranditswe ngo mu myaka 50 ishize yo kubaho kwanjye, nagiye ngira amahirwe atangaje yo kugira ibyo nsobanukirwa. Nagize ibyo nsobanukirwa byerekeye ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Abo bamarayika bavuga gukangura ndetse no kudukangura. Rero ukuri kw'iki gihe ni uko agaciro kenshi, ariko imitima yabo itigeze igwira urutare ari we Yesu Kristo ngo imeneke, ntabwo bazabona cyangwa ngo basobanukirwe icyo ukuri ari cyo. Ariko imitima yabo yamaze kumeneka, bazasobanukirwa icyo ukuri ari cyo. Aho ni paje 312. Reka rero imitima yacu tuyegereze, tuyishyire Kristo Yesu, cyangwa se mu mvugo ibyanditswe bivuzemo, reka imitima yacu igwe ku rutare, imeneke, inarige imeneke, maze dushakashake mu maso ha Kristo, turi mu mahame, turi mu murongo, dukunze Kristo. Azatuyobora kandi azadushoboza kugera ku mwaro amahoro. Ntibigitinze, nta gushidikanya, Yesu agiye kugaruka. Ibimenyetso byose biri kubyerekana. Reka tube mu biganza bye, kuko niho honyine hari umutekano. Imana y'amahoro ibeze, ibaho umugisha, ibashoboze kuguma mu biganza bye. Nimugoroba turaza gusesengura aho bimwe mu byo ntashoboye kubabwira bigenda bihurira n'ubuhanuzi, uburyo itorero rigomba kubyitwaramo, uburyo umwizera agomba kubyitwaramo, uburyo tugomba kubwirizamo ubutumwa bwiza, umurongo ijuru ryaduhamagariye guhagararamo, ndetse n'ibihe by'amage bigiye kuzakurikiraho uko tugomba kuzabyitwaramo, nkurikije uko umucyo umwami Imana yamishuriye uri, kugira ngo dushobore guhagarara neza dushikamye. Imana isumba byose ibaho umugisha kandi bashoboze guhagarara neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwami Imana isumba byose, izina ryawe niryubahwe. Amen. Ibyanditswe byera biratubwira ngo ntibigitinze, kandi icyo bivugiye ko ari ukugira ngo turusheho kwitegura iryo jwi ry'impuruza, iryo jwi ry'impanda ya 7 ngo dushobore kwitegura. Kandi koko ntibigitinze. Tegura ubwoko bwawe Data. Amen. Binyuriye mu kudusukira Mwuka Wera, binyuriye mu miburo no gucyaha gukomeye, binyuriye mu guhendahenda, byaba hakoreshejwe iyi si, hakoreshejwe inyandiko, hakoreshejwe n'ubundi buryo, turaburirwa ko iyi si itagitinze ngo irimbuke, ugiye kugaruka vuba bidatinze. Abagaragu n'abaja bawe duhuriye kuri uyu murongo, ba hafi na kure, bakurikiranye ibi byigisho uhereye mu gitondo ndetse uhereye ejo nimugoroba kugeza amagingo aya, ubuzuze Mwuka Wera. Imiryango yabo yiha umugisha. Mu isi turahangayitse nk'uko bivuze, mu isi mugira umubabaro uturiho twese, kandi impamvu umubabaro uturiho nuko ibyanditswe byera bivuga ngo kuko bacumuye amategeko yanjye bagahindura ibyategetswe, bakica n'isezerano ridakuka. Ibyo niko bitumereye. Ntabwo twashoboye guhagarara mu murongo neza uko ibyanditswe byera bivuga. Nicyo gituma umuvumo utsemba isi. Utubabarira ibyaha byacu Data, dushoboze kongera kuboneka mu murongo muzima, twese rusange duhagaze neza, byaba abayobozi b'itorero, baba abizera, baba abayobozi ba politiki mu ngoma z'isi, baba abaturage,
ongera ukangurira imitima yacu gushaka amaso hawe nk'uko inini we byahagendekeye ukahagirira ibambe n'imbabazi. Utugirire imbabazi data. Muri iyo mibabaro harimo n'imibabaro y'ubuzima. Benshi bararwaye, abandi babuze ababo, abandi barahangayitse kubw'ibura ry'ibyo bari bakeneye byagombye kubunganira. Buri wese umuhumurize. Wowe wavuze uti muhumure nanesheje isi, ukunesha kwawe kube ku mitima yacu. Ababwiriza butumwa turahangayitse turi kwibaza ngo ni gute twashobora kugera ku ntego z'icyo dusoma, z'icyo duhagazemo. Ni gute twashobora kugeza ubutumwa kubo tuyoboye, kubo tubwiriza, kubo duhagarariye. Ni gute twashobora guhagarara neza mu murongo muzima w'amahame. Na buri wese ahangayikishijwe n'ibyo. Bana natwe kugira ngo dusobanure uko twitwara. Kandi inyandiko zitubwira ko 1/2 cy'abagize itorero bazagenda bakagwa, bakavamo, bagatakaza kwizera kwabo. Kuko rero byahanuwe ntabwo tugomba gucika intege, bigomba kubaho. Ariko se natwe duhagaze neza imbere yawe, turatunganye. Duhishurire, bitumenyeshe umwe ku giti cye, kugira ngo tutiringira ikiri mu busa, ahubwo twiringire icyo wavuze. Tube tugihagazemo neza, tube mu isi tunyuranije nawe, tuzave mu isi tutanyuranije nawe, tuzahoberanire n'abera ku bicu byo mu ijuru, tugusanganiye dushima izina ryawe. Ubu umugisha buri wese rero wakurikiranye amateraniro n'abandi bose bayakurikiraniye iwabo, byaba binyuriye mu kwiyigisha, byaba binyuriye mu gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose banyuzemo biga ibyanditswe. Ukomeze uyobora iyo mitima mu byanditswe byera, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
Amen.